mbifurije kuzagira umwaka mwiza. Dusigaje umunsi umwe kugira ngo twinjire mu mwaka mushasha w'2026, ariko uyu mwaka waranzwe n'ibintu bibiri. Hari abawugiriyemwo umugisha, hari abawugiriyemwo ibyago. Ariko wewe wawugiriyemwo ibyago, nshaka kukubwira ko circonstances z'ubuzima zose wowe waraciyemo, ibibazo wowe waraciyemo, ntabwo ari byo herezo. Umuco uzakurasira nawe mu gihe gikwiriye, umuco uzakurasira kandi nawe uzamwenyura. Rero iyo umwaka urangiye haba ari igihe abantu benshi bafata umwanya bakareba muri plan zabo bakoze, ibyagenze neza, ibyo bashyitseho, ibyo batagezeho, hama bagafata ingamba y'ibyo bazokora umwaka utaha. Ariko kandi uyu mwaka ari kenshi tukunze kwibanda ku by'ubuzima, wenda nzubaka amazu, nzakoramo ubukwe, nzogira ibiki n'ibindi, ariko kandi tugasiga ibintu by'ingenzi bibiri. Shaka yuko muri plan zawe z'uyu mwaka nawe wabyongeramo. Ubusabane bwawe n'Imana buhagaze gute? Icyo nacyo ukwiye kugitekereza, ukavuga ngo se uyu mwaka connection nagize n'Imana, connection nagize n'ijuru ihagaze gute? Ndi mu ntege nke cyangwa ndi mu mbaraga? Ukomeze ushoremo imbaraga. Nimba uhagaze neza, ni igihe cyawe cyo gukomeza wegera Imana, kandi urushaho kwegera Imana niko nayo ikomeza kukwiyereka, niko ukomeza kubona ubugari bwayo. Nimba naho warasubiye inyuma, ni igihe cyawe cyo kwisubiraho ukareba ikitaragenze neza, kugira ngo ukonekite n'ijuru, uheze umwanya Imana, uheze ikibanza mu buzima bwawe, kuko nizi gushoboza byose ibyo ukora. Icya kabiri ni ugufata umwanya ukareba ibyo uyu mwaka wagaburiye ubwonko bwawe, ibyo warebye kuri social media, ibyo wasomye mu binyamakuru, umubano wawe n'abandi uhagaze gute? Rero icyo kintu cy'ibyo tugaburira ubwonko bwacu cyane ntitugiheza umwanya ngo tubigishe muri plan zacu, ariko ukwiriye kureba eske umwanya nafashe namaze kuri telefone, uturakinze amasaha ukoresha kuri telefone, eske ureba ibintu bizima bikubaka cyangwa ureba ibintu bigusenya? Abantu following amavideo ureba arakamara kugirira mu buzima bwawe? Ese hari icyo wakwigiramo? Kuko hariho abantu dufollowinga nta kintu na kimwe tubakuramo, ahubwo tukiyangiriza, kuko icyo ugaburira ubwonko bwawe nicyo uhinduka cyo. Fata umwanya w'umubyeyi urebe ibyo abana bareba kuri video, ufata umwanya uganiriza abana, urebe abana bawe uko babayeho, ibyo bareba kuri social media. Ufata umwanya wo kwiyegereza abana bawe, ubagira inshuti, umenye ibyo birirwamo, urebe ibyo bararamo bafite amatelefone, ugire umwanya wo guconnectinga n'abana bawe kugira ngo urebe ko wasevinga ubuzima bwawe. Kuko hano hanze hari abana bari hafi kwiyahura bivanye n'ibyo barebera kuri social media. Nyamuneka uyu mwaka ube wo kugaburira ibitekerezo byawe ibintu bizima, ube umwaka wo kureba ibintu bikubaka, apana kureba ibintu bigusenya. Usanga abantu babaye imbata cyangwa se babaye addicted n'amafilimi y'urukozasoni kuri social media, akaba aribyo byamutwaye ijoro n'amanywa, akaba aribyo areba. Iki ni igihe cyo kugaburira ubwonko ibintu bikubaka. Social media iriho ibyiza byinshi, social media iriho n'uburozi bwinshi bushobora kukwangiriza, ariko mu byo ukora byose ufate ubwonko bwawe nawe ubuheze ibintu byiza bikubaka. Ureke kuvuga gusa ngo nzubaka inzu, nzoplaninga gukora ubukwe, nzogira iki, ariko wibagize ibyo ugaburira ubwonko bwawe, kuko ni nabyo by'ingenzi. Kuko ibyo twirirwamo iminsi yose, ibyo uheza ubwonko bwawe nibyo ubabyo. Rero ndabinginga kugira ngo mufate umwanzuro w'ibyo mwakora mugaburira ubwonko bwawe. Nuzo ureba, ufate umwanya muto wo gukoresha telefone, ariko utekereze no kuri kazoza kawe. Ureke kuba addicted na telefone gusa, uvuge ngo ibyo mparebera, ngo ndebe utuvideo dusekeje. Yego ni byiza kwiruhura mu mutwe pe, ni byiza cyane, ariko se nyuma yo kureba izo video zisekeje umunsi wose ukirirwa ureba ibintu bidafatika, bigatuma udakora akazi neza, bigatuma udatekereza ejo hawe hazaza, uri kurinjiriza abandi, ariko si wowe ejo hawe kurahategura gute? Ni byiza ko dufata umwanya twitekerezaho. Ababyeyi muze mufata umwanya muganire n'abana, murebe abana ibyo bareba kuri social media.
ugiranye ikiganiro n'abana ugira ubwoba. Abana bari hagati y'imyaka 17 imyaka 18 bafite agahinda ngo gakabije, bafite depression. Ukibaza aba bana barya bakaryama bakiga amashuri, bigenda gute kugira ngo bagire agahinda gakabije? N'igihe ababyeyi bakwiriye kwita ku bana, muganire n'abana, mugire abana inshuti, abana bababwire ibitagenda muri bo. Kubera igitsure cy'ababyeyi muri sosiyete y'Abanyafurika, umubyeyi arebesha umwana igitsure akabona yuko umwana ariko kumurera neza. Ariko ugira umwana inshuti, umuganirize, mugire deba, umuganire n'umwana, wumve ibitekerezo byiwe, wumve sosiyete abamo uko yibayemo, umugire inama. Nimba ari ahantu wenda yaba sosiyete yaramuhinduye, utangire kumugarura. Rero umwana numugira inshuti yawe, umwana numuheza icyizere mu buzima bwawe, umwana ikintu cyose kizomubaho azaba open kugira ngo bikubwire. Ariko biratangaje kugira ngo umwana azoza aje gutura ibibazo abandi bo hanze, kandi ari we mubyeyi wawe wari ukwiriye kumuba hafi. Babyeyi, ni ukuri mufate inkingi ikomeye. Ndabizi ko nk'abantu batuye muri kino gihugu biba bigoye bivanye no kumuntu aginga umwanya w'akazi ibiki, ariko basi muze mureba igihe muri weekend mutakoze. Nimba umubyeyi w'umumama ari utakoze, aganire n'abana. Nimba ari umupapa, aganire n'abana, kubera yuko naje gusanga hariho ibibazo byinshi cyane. Ababyeyi mwebwe mutazi abana bafite, hari abana bafite agahinda gakabije, hari abana bafite depression yabarenze, hari ibyo birirwa bareba kuri social media bikabangiriza mu bwonko. Murebe ibyo abana bareba ku matelefoni iyo bari mu byumba, murebe ibyo abana bareba baganira n'ababo haba ku mashuri, ibyo abarimu babigisha. Surtout hano muri Amerika, abari hanze y'Amerika, wenda muri Afurika, reba abana bagendana n'abantu bameze gute, n'ibihe biganiro bahoramo. Bizodufasha kugira ngo tubashe kubaka sosiyete yacu. Kandi buriya igiti kigororwa kikiri gitoya. Ikindi, iyo hari affection y'umwana n'umubyeyi, umwana ukamugira inshuti, tuve muri bya bindi bya kera ngo urumva bari byo ngo biteye isoni ngo nuganirize umwana, uzoreka kubimuganiriza, ejo abandi bazamushiramo ibindi bitekerezo, usange arangiritse kurushaho. Noneho usange n'ibyo aho wamugaruye hakiri kare, ugiye kumugarura amazi yararenze inkombe. Twite ku bana bacu, twite ku rubyiruko rwacu, twite ku matorero tuyobora, tugire igihe cyo gutegura amaseminari twigisha abana, kubera ahantu baba bagera n'iyi tekinoloji ihari izo tuzanira akarambaraye. Ndabashimiye kuba mwafashe umwanya wo gutegera ino video, wayisangiza abandi, kandi umwami Yesu akomeze bambere umugisha buri wese.